Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije bene data bakundwa mwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ndabaramutsa rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ngira nti Yesu ashimwe aho muherereye hose. Iyi ni Bibiane TV rero, umuyoboro w'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwese rero mbahaye ikaze, mugubwe neza, hanyuma tugaburirwe ibyo kurya by'ubugingo. Tugira umugisha rero muri aka kanya wo kwakira umuvandimwe ugiye kutugaburira ibyo kurya by'umwuka. Umwanya nuwe kugira ngo tumutege amatwi, twumve icyo Imana ashyize ku mutima we, natwe kandi Imana iduhe umutima wo kwakira neza ubutumwa yatugeneye. Karibu muvandimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Ndabashuhuje abadukurikiye mu gitondo, amahoro atangwa n'umwami Imana bane namwe. Amen. Umugisha utangwa n'Imana twese dusesekareho. Yego. Nitwaga Imana Patrick. Mfite message ijuru ryampaye muzaniye kuri iyi channel. Yego. Ni message nyine iri ubwoko bw'Imana. Amen. Iyo message rero ndakora umurimo w'ivugabutumwa. Ubwo nari ndi mu murimo w'ivugabutumwa, ijuru ryashimye ko rigeze andi makuru mashya ntarenze. Nagiye kubona ndi mu ivugabutumwa, mbona marayika araje yambaye ikanzu yera, mbona afite igikapu kirimo indi myambaro nzaniye. Ansaba guhindura imyambaro ngo nambare iyo nzaniye, ariko ndebye iyo nzaniye mbona ni imyenda ya siporo. Mbona nzaniye n'inkweto z'abatletisme barakora amarushanwa yo kwiruka. Ndangije ndabyanga ndavuga ngo ntago ntumweho n'Imana, ni Satani uri kumvangira. Ubwo utari wajya kure rero, ubwo ni umusogongero w'ubutumwa. Reka abantu tubakumbuze, hanyuma rero unyemerere noneho ubwo tumaze kubakumbuza ubutumwa tugiye kuganiraho, reka twasenze inyuma ya kamera umwanya utari muto, ariko abakurikiye iki kiganiro reka nabo twongere tubasengere. Kandi twiragize Imana, duhamagare n'umwuka wera, kuko Satani buri mwanya, buri munota, buri segonda abaduhiga, abadutega, adutegera no ku rurimi. Nyemerera rero tubanze dutangire dushima Imana. Amen. Amen. Reka nsenge mu izina rya Yesu. Amen. Data mwiza, ndagushimye, ndaguhimbaje. Ngushimiye n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe zihoraho iteka. Ngushimiye kandi yuko wadutoye ukadutoranya, ugashima kudutuma mu mahanga yose ngo duhindure abantu bayarimo baba bigishwa ba Yesu Kristo. Ndakwinginze rero ngo nkuko wadusezanyije kuzabana natwe, ukagendana natwe, udufashe muri byose, ntaba ari twe. Ibyo tugiye kuvuga byose biyoborwe nawe, ibyo tugiye gukora byose biyoborwe nawe, kandi kugira ngo byose bihinduke biheshe izina ryawe icyubahiro. Dusengeye abera bose aho bari nk'uko ijambo ryawe ribitubwira, kugira ngo ubutumwa bubakomeze. Kandi dusengeye n'abatari bakizwa, n'abatari bakira umwami Yesu nk'umwami n'umugenga w'ubuzima bwabo, kugira ngo bamenye neza ko nta rindi zina bisi bahawe gukirizwamo usibye izina rya Yesu Kristo. Ngo icyakora bamwemeye bose bakizeye izina ryabahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turasenze rero twizeye kugira ngo umwuka wera adutange imbere mu byo dukora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Komeza, ubwo twabasogongezaga nuko umwuka babitegetse. Murakoze. Urutangiye utubwira uburyo wambitswe imyambaro ya siporo, ariko ubwo uratangira. Ni ukuvuga ngo nabonye ndi mu ivugabutumwa, mbona marayika azanye igikapu kirimo imyambaro. Arambwira ngo ivugabutumwa ryahinduye icyerekezo, ngo ninambure imyambaro nambaye nyambike iyo nzaniye. Ayikuye mu gikapu mbona ni imyenda ya siporo y'abantu bakora amarushanwa yo kwiruka, barabitwa abatletisme. Mbona afite n'inkweto z'abatletisme n'ubundi reza nzaniye. Kubera ko ijambo ry'Imana rigaragaza ko avuga ubutumwa akwiriye kuba wambaye, mbona ntago marayika avuye ku Mana. Ntangira gutokesha. Arambwira ati emera wumve icyo nkubwira n'Imana ikuntumyeho. Imana yambwiye ivuga ubutumwa ryahinduye icyerekezo. Ugize ivuga ubutumwa ryahinduye icyerekezo. Yego. Ntago bikiri bya bindi tumenyereye. Ntago bikiri bya bindi dusanzwe turimo. Hanyuma ndemera imyambaro nambara inyambura, anyambika iyo myambaro azanye, n'inkweto nambaye nazo arazinyambura, nyambika izo nkweto za siporo. Arambwira ati ubu noneho ati urugamba ari marayika uje kurwiyoborera, akorana n'abana b'Imana. Amen.
najya nkora ivugabutumwa nagira ahantu hari abantu benshi nkagira ishyaka ryinshi nkavuga ati ahangaha hari abantu bakeneye kumenya ukuri kw'iki gihe dusohoyemo, nkagira ishyaka ryo kubabwira ubutumwa, nababwira nyine nkabona barabyishimiye, nkabona baranansobanuje nkumva ni byiza, ariko marayika aransobanura ngo byahindutse. Ubwo marayika yahise amara kunyambika, yapfunditse inkweto bwa mbere, apfundika bwa kabiri nk'umuntu ugiye mu marushanwa nyine, ahita ajya imbere arambwira turankurikira, aho ndi buhagarare niho uzajya uhagarara, niho uzajya urangururira. Hanyuma marayika yangiye imbere ariruka nk'uri mu masiganwa, nawe mujya inyuma nk'uri mu masiganwa, ukurikira. nkajya ngera ahantu hari abantu benshi nkavuga ati kuko marayika yahagaze aha ngaha, nkahavugira ko mbona hari abantu benshi bakeneye ubutumwa. Ukurikije amarangamutima yawe. Najya kuhahagarara nkabona we yansize, kambwira ati ko ndi kugusiga, nkongera nkamukurikira. Ko bya bintu bikomeye. Hanyuma akagera ahantu rwose yahagarara, ngiye narebesha amaso yanjye nkabona aho hantu hari n'abantu bakeya, nkabona nkurikije amarangamutima yanjye nkabona so nari nkwiye guhagarara. Ariko arambwira ngo biri kuba kubera ko ivugabutumwa ryahinduye icyerekezo. Hanyuma marayika yahagarara agahita ambwira ati ngaho urangurura hano, nkarangurura. Nabonaga ibintu ndi kuvuga biza kuri ekara, mbisoma. Nabona birangiye nkahita menya ko ibyo nahawe kuvugira aho ngaho birangiye. Nkabona abantu badukikije barimo baransobanuza ngo nimbasobanurire. Marayika agahita amfata akaboko ati twagiye, akirukana nanjye nkamurukaho, abantu tukabasiga aho ngaho. Namara ati none se ko mbabwiye ukabutaretse ngo mbasobanurire, buriya bizagenda bite? Ko mbasize mu rujijo. Ati umwuka w'Imana arasigara basobanurira umurimo ugiye gusigara ukorwa n'umwuka wera. Turagenda dukorana uwo murimo, biza gusoza marayika ambwiye ngo niryo vugabutumwa rigezweho. Abana b'Imana ngo dukwiriye gukora ivugabutumwa twirukanka nk'abari mu masiganwa, kuko ngo ni ivugabutumwa ry'akanya gato cyane. Yarambwira ngo niryo vugabutumwa ry'akanya gato cyane, niyo mpamvu dukwiriye gukora twiruka cyane. Hanyuma rero ndabwirwa ngo bwira abana b'Imana aho bari impande enye z'isi, babwire ko ivugabutumwa ryahinduye icyerekezo, ni iry'akanya gato cyane. Hanyuma tugashyirwa mu kiruhuko. Ikiruhuko kiri hafi. Tuvuge nk'abari mu masiganwa. Nk'abari mu masiganwa. Hari ukuntu rero ujya uvuga ariko ibyo bintu nanjye nashobora kubyumva nkanabiha agaciro, kuko hari nk'ukuntu uvuga ubutumwa ugasanga abantu bari kugukereza bakubaza ibibazo byinshi cyane, ukaba ushobora gutinda mu gusubiza ibibazo by'urudaca by'abantu. Rimwe na rimwe hari n'abagusiganuza kugira ngo baguteshe umutwe, ugasanga izindi message nshyashya ubuze umwanya wo kuzivuga, uri kwita ku gusobanurira babandi. Ubwo rero icyo mvanyemo nuko tugomba kuvuga tunyaruka, umwuka wera agasigara we yigisha asobanura. Kuko nibyo akanya gatoya, ntabyo kurandaga tugenda gahoro no kwiruka cyane. Twafunze inkweto, twambaye cyane, kuko ni akanya gato cyane tugashyirwa mu kiruhuko. Umuntu ntaba akibasha kubikora ngo bikunde. Ubwo rero hari amagambo umwuka w'Imana anzara mu bitekerezo, amwe araboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu ko banditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 24. Yesu yabwiraga abigishwa be ko agiye gupfa, ariko bakavuga ati reka ntabwo bikwiriye gupfa, kandi niyo misiyo yagombaga kumuzana kugira ngo adupfire. Rero bakavuga ati reka nta zindi nzira byanyuramo utagombye gupfa. Nyine wari umwuka wa Satani wabihangagamo. Hanyuma rero Yesu hari amagambo yavuze abwira abigishwa be, ndetse n'ubu ngubu natwe turi kuyabwira hakanya. Yaravuze ngo ku murongo wa 24 ngo ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ni ukuvuga ngo muri iryo sigana tugiye gukora harimo risike nyinshi, ariko tuzirikane aya magambo Yesu yavuze ngo ni ukuri. Iyo akabuto k'ishaka kataguye mu butaka ngo gapfe, kagumaho bwako konyine, ntikabasha kwera imbuto nyinshi. Ariko ngo iyo kaguye mu butaka kagapfa, kabasha kwera izindi nyinshi. Bivuze ngo urabona intete imwe y'urubuto rw'isaka iba ari imwe, ariko iyo igiye mu gitaka ihita izana ihundo, ariko irabanza ikanabora ngo burya kugira ngo imbone kumera. Igakura ikazazana noneho amasaka menshi. Natwe ibyo nibyo bidukwiye rero. Nibyo bidukwiye. Ko bikomeye. Igahita izana ihundo. Bivuze ngo tudapfuye ntitwabasha kwera imbuto. Biratwiye rero ko dupfa.
ni uko muri Yesu dusezanije ahantu hatatu. Ubwoko bw'Imana yabusezanije ko buzasangwa ahantu hatatu. Hamwe yavuze ko ari mu gituro, ahandi avuga ko ari muri gereza, ahandi avuga ko ari mu gihanamanga. Hanyuma Ezekiel 3 umurongo wa mbere haboneka amagambo n'ubundi yunga muri aho ngayo. Kandi ngo abantu bitora mu murinzi ngabo umudugudu wo kuburira umudugudu igihe umudugudu utewe n'umwanzi afite inkota. Ngo umurinzi ntafate impanda ngo hagarara hirengeye aburira umudugudu. Ngo bateye muri umudugudu bazarimbuka bazira kutamenya. Ngo ariko amaraso yabo umurinzi n'uzayabazwa. Ngo ariko nababurira ntibabiha agaciro. Bazarimbuka bazira ko banze kumvira umuburo ariko amaraso yabo umurinzi azabayikuyeho. Biradukwiye ko tuba barinzi nyabo. Impanda yavuga, inkota yaza tukafata impanda, tukavuza impanda. Hanyuma hari andi magambo aboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana n'ubundi igice cyaho cya mbere. Igice cya mbere mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Reka nze nyarebe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo waho wa 16. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 3 umurongo wa 16. Haravuze ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Amen. Ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Haleluya. Amen. Urumva na magambo asobanutse. Arasobanutse. Ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo. Nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Ngo natwe ikidukwiriye. Nuko dukwiriye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ibyo bintu birakomeye. Ariko tuzabishobozwa n'imbaraga z'umwuka wera. Amen. Ariko urumva ngo nicyo kidukwiriye. Ntaho wabihungira rero. Dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. None ko mbona hari abantu benshi batinya kuba hari ikintu cyaba ku buzima bwabo, bazira wenda ubutumwa bwiza. Abo wababwira iki? Abo ngabo hari amagambo ngiye kubasomera aboneka mu butumwa bwiza bwese kwanditswe na Matayo. Igice cyaho cya 10 umurongo wa 28. Yego. Handitswe ngo kandi muzatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura umubiri n'ubugingo muri Gehinomu. Amen. Harande bone kandi ku murongo 3 w'iki gice cya 10, 3:2. Yego. Yesu ni wayivugiye n'ubundi. Ngo umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Ibyo birakomeye. Nta kundi rero tugomba tugahamya Kristo imbere y'abantu. Yego, kuko nitumwihakana nawe azatwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru ndetse n'imbere y'abamarayika. Ibyo bintu birakomeye. Umuntu wese umpamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko unyihakanira imbere y'abantu wese utavanyemo n'umwe, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Imana idushoboze. Imana twambike imbaraga. Amen. Gusa birakomeye ariko biratureba. Nukuvuga ngo isaha tugezemo rero muri iryo vuga butumwa, ntabwo intego y'Imana ari uko twirukanka nyine nk'abari mu masiganwa gutyo gusa. Ahubwo Imana irashaka ko natwe ubwacu tuyikoramo umurimo. Yego. Tugeze mu isaha umugeni ari gushaka ibishyingiranwa. Yego. Umukwe nta kibazo afitanye n'umugeni, umukwe yariteguye. Yesu Kristo yadukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Haleluya. Yadukoye inkwano y'amaraso y'igiciro cyinshi. Natwe rero biragaragara ko ibyahanuwe ibimenyetso bikwerekana ko ari bugufi. Araje pe. Ni igihe cyo kuba maso. Imirindi ye turekuyeho. Ni igihe cyo kuba maso. Abisiraheli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Bageze ku rugano rwa Yorodani ngo bumvaga imbuto z'i Kanani ziri kubahumurira. Ndetse hari n'imiryango imwe yageze hari hakuno ya Yorodani neza, kubera ko umuyaga wajya guhukazana imbuto zikahagwa zikahamerera. Uzi ko nkumburije ijuru. Hari ababonye izo mbuto bikanga ko bageze i Kanani, baravuga ati twigumire hano, babwira Yesu ati tuzigumire. Kubera umuyaga wazizanaga. Babwira Yesu ati dufashe tuzigumire hano.
ariko Yesu babona ko bashobora kuba bari gutinya urugamba, arababwaye tugiye kugenda turwane, dufatanye kurwanira igihugu tugifate, hanyuma muzahindukire mugaruke nimba mubishaka. Rero niho hano tugeze natwe, tugeze ku rugabano, turi ku rugabano, ariko ikibazo nanone turi kuharabukwa, yego, ariko kuhagera ni intambara. aho ku rugabano rero, ku rugabano imbuto ziri guhumura, ziri guhumura we, ariko hanazanagwa benshi. Nigeze nkurikirana amasiganwa y'amagare. Amasiganwa y'amagare n'urugero abantu bagenze nk'ibirometero nka 90 bari bugende nk'ijana, mu birometero 10 bya nyuma haba hari umuhwituza ugomba kubwira buri mukinnyi wese ibirometero amaze kugenda n'ibyo ashigaje. Natwe ugiye mu byanditswe byera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, bigaragaza urugendo abana b'Imana amaze kugenda n'urusigaye. Biragaragara ko tugeze mu mugoroba w'isi. Nukuri. Icyo babisaba rero, babisaba ngo dukoreshe imbaraga za nyuma twari dusigaranye dushyizemo umwete. Za zindi zose twari twabitse. Yego. Zose tuzimareyo. Yego. Buriya basiganwa ku magare rero. Iyo umuhwituza babwiye ngo harabura ibirometero 10 bamaze kugenda 90. Hari abantu babitwa bataka bagiye imbere y'abandi, babandi ubona bagenda biruka kurenza abandi. Burya bari guhabwa itangazo mu mwebwe akazi kanyu mwakarangije, mugiye kwiruhukira. Hanyuma ikiba kigiye gukurikiraho, babandi batakiwe bagomba kujya gutsinda, baba bagomba kwigaragaza, yego, bakoresha imbaraga bazigamye zose, kandi bari mu makipe atandukanye. Buri mukinnyi bashaka guhesha ishema ikipe akinamo. Nibyo niho ujya kubona nimba ahantu isiganwa rigiye gusoreza rero, ukabona abantu baranyunga igare ukajya ngo bagihaguruke, ariko ubona yuko hari n'abafana, abafana nabo bagakomera bitewe wese n'ikipe ari gufana. Natwe ibyo nibyo tugezemo rero. Ahubwo uvuze ikintu cy'abafana, hari ikintu nyibukije. Abafana buriya bise ndeba ukuntu abafana baba bahagaze ku mihanda bakomera bavuga nuko abafana n'ubu ngubu rero turi kugenda duhura nabo. Ibintu bisa n'ibindi, turi kubwirwa ngo dushyiremo umwete dukoresha imbaraga zacu za nyuma zose, kandi n'abafana baba bari dusoza urugendo amahoro. Ntago ari igihe cyo gutangira n'igihe cyo gusoza. Ufite amatwi atumva neza rero arya yumva itangazo akagira ngo isiganwa ritangiye, yakoresha imbaraga nke, yajya kubona abona ageze ku murongo aho bagomba gusoreza bamusiziye, ati yombi menya ko arasigaye igihe gito nari gukoresha imbaraga. Hanyuma rero hari abantu rero n'ubu ngubu uwo muhwituza ari guhwitura, ariko abantu ntibari kumva ku buryo bumwe. Bamwe bari kugira ngo urugamba rusoza nibwo rutangiye, kandi hakabaho n'abandi ariko bumva neza koko ari shiraniro, noneho tugeze aho gushyiramo imbaraga zose twari twazigamye. Yego, urakoze cyane. Uvuze icyo abafana rero, abantu benshi bari kwitwara nabi mu isiganwa kubera urusaku rw'abafana. Yewe, abafana we, kuko uranyura ku muhanda ugahasanga umufana akabashize induru ku munwa, wagera imbere akagukomera, agakomera ati dore babandi ati ngabo baratambutse, urumva, ngabo mubano bitewe n'ibyo mutemeranywaho. Yego, akaguharabika akaguharabika ati inzira yagiyemo atarabeshya ntago azarangiza urugendo amahoro, akomera avuze induru ntago ari umuntu w'Imana. Abantu b'Imana bamera kuri abantu b'Imana, reka ntago ari Imana. Unyibukije urugamba maze iminsi ndimo ndarwana, ubutumwa bwinshi njya ntambutsa, njya mbona abo bakomereza nyine bakomera, nguriya ngo arabeshya arakorana na sekibi, ngo bakorana na sekibi. Ariko ijambo ry'Imana rigahita rimpumuriza, rikampumuriza ngo mbese nyiri urugo niba baramwiseberize buri ngo bizagendekera bite abo mu rugo rwe. Urumva rero Imana yacu tuba hafi, naho abo bakomerezi bakomera gute, tuba dufite ijambo riza kuduhumuriza no kudukomeza, rikatubwira riti humura, ntiwatanye ntiwayobye, wikwishinga abakomerezi, ukahita ubona inkomezi zivuye ku Uwiteka. Kuko ukibaza ngo Yesu Kristo umwana w'Imana umuziranenge, bamwise ko akorana na Belizebuli, ari umutware w'amashitani. None njyewe niba ndi mu rugo rwe bazamvugaho ibingana gute se? Abo rero nabakomerezi ntibakwiye no kudutesha umwanya, ahubwo twebwe twumva icyo umuhwituza ari kuvuga, dushyiremo imbaraga zose, tuzatware igikombe cy'amarushanwa tukegukana. Amen. Hanyuma rero abahwituzi bo n'akazi kabo nyine barabyemereye guhwitura. Hanyuma bavuze induru nabo ntabwo wabibabuza, nabo nibyo bashinzwe kudukomera. Tugeze aho rukomeye, ntabwo dukwiriye kubahanga amaso ngo tubahe agaciro, tubiteho. Icyo umuntu uri mu masiganwa bacungana nacyo ni igihembo, abarangamiye, ni ingorane azabona imbere.
uramutse abantu benshi iyo bari kumva abantu bakomera bavuza induru yajya kubatinda akabakoresha imbaraga nkeya isiganwa rikaba riramutsinda kandi ngo uri mu masiganwa wese ngo agira ibyo yigomwa urumva kandi baranabitangiye na kera yitegura kujya kwinjira mu marushanwa akagira uburyo abanza akajya akora imyitozo akajya urumva ntabwo wajya kwishyira mu marushanwa utarigeze ugira uburyo ubanza kwitegura ubu rero igihe cyo kwitegura sinzi niba urumva tugeze noneho babandi biteguye neza niho bagiye kugaragarira babandi nabo batigeze bitegura neza urumva ko kantu kwitegura neza na mbere yuko amasiganwa aza witeguye nabi rero agiye kugaragara hanyuma witeguye neza nawe igihembo azagikukana gusa bigiye gutungurana yego bigiye gutungurana kuko abakinnyi bari abahanga babonaga rwose uhaga amahirwe yo gutwara igikombe ako kantu uvuze we bari kwitwara nabi barananiwe babandi umuntu atatekerezaga bagiye gutungurana barabazamukanye Imana rero duha imbaraga ndifuza gusoza rino siganwa amahoro amen nawe nibyo nkwifuriza n'abadukurikiye bose n'abakurikiye ubutumwa bose nicyo tubifuriza mu izina rya Yesu Kristo ngo tuzasoza uru rugendo amahoro tuzasoza ayo marushanwa amahoro dukukane igihembo dukukane rya kamba ritayoka amen buriya abasirikare ndabakunda cyane yego kandi natwe ijambo ry'Imana rivuga ko turi abasirikare ba Kristo pe buriya abasirikare nararebye nditegereza ndeba ukuntu babaho baranyigisha cyane nukuri umusirikare mbere na mbere burya arahirira kwitangira igihugu nibyo igihe haduye aje kwinjirira igihugu igihe umwanzi aza gutera igihugu ayitanga atizigama aho kugira ngo agere kuri abaturage bo muri icyo gihugu abagomba kubagera hari uko umusirikare yapfuye mbere yabo Imana iduhe ishyaka ibaza ari abasirikare b'isi bakorera ikamba ryangirika natwe Imana twambika imbaraga iduhe iryo shyaka tuba abasirikare nyabo ba Kristo noneho atarabisi amen urakoze cyane hanyuma abarasezanye kuzitangira igihugu abasirikare hari ikindi kintu nabakuyeho nta musirikare ugirana imishyikirano n'umusivili ngo amubwire nk'amabanga amubwire nk'ibibazo afite mbese umusirikare agize ikibazo akibwira umusirikare mugenzi we niyo batandukana n'abasivili ariko ngende by'igisirikare cya Kristo iyo ndebye isaha tugezemo isoza nkareba urusaku ruri mu bitwa abagenzi b'Agisiyoni biteye agahinda gusa iyo ndi gusenga Imana ndabasengera ariko nawe ujye ubasengera tuzajya dufata tujye dusabirana mu ngamasengesho nukuri nicyo kidukwiye ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo musengane umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga ngo kubw'ibyo kandi musabire abera bose amen nasinye amagambo y'Imana mu byahishuwe yego ndeba umwambaro wa efode abana b'Imana bazambikwa bageze mu ijuru bagahabwa ububasha bwo guca imanza iyo ndebye isaha tugezemo rero nkareba urusaku ruri mu bana b'Imana usanga abana b'Imana baramaze kuyambika ntawe wambitse umuntu arabona mwene se yagize intege nkeya aho yamusanze ngo amufashe basenge ugasanga arimo aragenda amwamamaza cyangwa ngo amugire inama ugasanga yabaye umukomerezi nawe arimo arakomera ariko Yesu Kristo namwigihe ikintu gikomeye yaravuze ngo ndi umugwaneza ndoroje umutima munyigireho ariko ndebye ukuntu abana b'Imana ari kwigira kuri Yesu biteye agahinda Yesu hari igihe bamutukaga bakavuga ngo arimo arasangira ngo n'abanyabyaha ngo ari kumwe n'indanguye cyane n'indaya sibyo ariko akababwira ngo ntago umuzima ari ukenera muganga ahubwo umurwayi ni ukenera muganga amen tubasange icyame isaha tugezemo muri amasiganwa asoza tukegera abantu duturanye mu ngo ku macumbi aho dutuye hose umva tukabwira urukundo rw'Imana tukabwira ukuntu Yesu agira neza tukabiteguza ngo kwa Kristo mugwa neza n'impuhwe Imana idufashe pe tugere ikirenge mu cya Kristo n'ukuri kuko yari umugwaneza yoroheje yuzuye urukundo yuzuye imbabazi none umuntu aravuga ubutumwa ariko wareba uburyo abivuga ukabona ahubwo ashimishijwe n'abagiye kurimba ese ubwo bafite ubugingo urukundo rw'Imana rutamurimo kuko urukundo rw'Imana ni rwa rundi nyine Yesu yatubwiye ngo namwe ikibakwiye nuko mwagera naho mutanga ubugingo bwanyu ku bwa bene so nicyo kidukwiriye muri isaha isoza amasiganwa
none wagera aho wemera gutanga ubugingo bwawe utabanje no kubabarira barimbuka. ni ikibazo gikomeye. Imana idufashe, Imana iduhe urukundo, Imana irutwuzuze mu izina rya Yesu Kristo. amen. Ndakeka rero iyi message yawe irumvikana neza, kandi umugenzi ujya mu ijuru wese iramukomeza, kandi na wa wundi wese haracyari amahirwe yuko nutari winjira mu masiganwa yaza akayajyamo, hanyuma akajya ku ruhande rw'abashaka ikamba ritazayoka, agafatanya urugendo natwe. Twebwe twaratangiye tururimo, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Rero ndagushimiye, kandi Imana iguha umugisha, imbaraga z'Imana zikuzure, kuko dushobozwa byose n'izo mbaraga Yesu Kristo yadusezeranyije. Nkundira rero dusoza iki kiganiro ariko dushimira abantu bose twabanye, kandi tubashishikaza kugira ngo bajye bahora baza gushaka ibyo kurya by'umwuka kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa bwiza, kuko ibintu biranyanyagiye hirya hino, ibyo kurya biranyanyagiye hirya hino, ariko ibyakugira umumaro nshuti muvandimwe ni bikeya. Saba umwuka wera guhe gushishoza no guhitamo. Nge rero ndagushishikariza ko wajya unyarukira ahangaha uko umwuka wera bikubwirije, kugira ngo hasange ibyo kurya by'ubugingo bizagufasha nk'umugenzi ujya mu ijuru, kugira ngo tuzabashe kugerayo tutaguye isara, ahubwo tuzagereyo amahoro. Nyemerera rero ushimira Imana igushoboje gutambutsa ubutumwa uko umwuka ari bukuyobore, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo dusengeshe umwuka iteka. Wibuke no gusabira abera bose aho bari, mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, amen. turakubashye guhora ku ngoma. Yesu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kubw'urukundo rwawe dukunze ukaduha umwana wa Yesu Kristo w'ikinege akitanga ku bwacu kugira tubone ubugingo buhoraho bw'icyubahiro. Tugushimiye kandi ko muri isaha isoza amateka y'isi watugize ibikoresho byo kujya kuburira abana bawe bari impande enye z'isi, kugira ngo bamenye ukuri kw'isaha dusohoyemo maze babe maso, udushoboze kubana amaso. Turakwinginze abatarakumenya turabasengeye kugira ngo ubatere umwete wo kuza kwitegura kurwana urugamba ruheruka, maze tuzaraganwa ubugingo buhoraho. Rero dusabiye abera bose bari impande enye z'isi kugira ngo uduhane umugisha. Hari abana bawe bari mu mazu y'imbohe, hari abameneshejwe, hari abakiri mu macumbi yabo, abo ngabo bose turakwinginze ngo ujye gutera intebe ku bicu byo mu ijuru, ugahamagara amazina y'abera twese, kuzajya n'umwe uburamo twe tuzagusanganira ibyishimo. Abakurikiye rero iyi cano turabingingiye cyane kugira ngo bahumure amaso, ubahe imbaraga zo kurwana urugamba ruheruka, ubahe imbaraga zo gukina finali. Biragaragara ko tugeze kuri finali, udushoboze kurwana urugamba kandi udushoboze kurwana dutsinda. Turakwinginze rero uduhe imbaraga, ntabwo twabyishoboza. Tugeze mu isaha ikomeye, tugeze mu gihe tugiye guhura n'ibintu amaso yacu atigeze abona, amatwi yacu atigeze yumva, ariko uzaba guhagarara natwe kugira ngo uzaduhe gutsindishizwa nawe. Rero tutaravuga ubuzi bidukwiriye, byona bidukwiriye byaduhesha agakiza, bikazatuma twibana mu bwami bwawe. Urusheho kubiduhana n'abera bose, ari mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Amen. Isa guha umugisha.